Inkuru yanjye iracyakomeje, inkuru y'agahinda, agahinda natewe n'urukundo. Ahubwo duheruka mu gice cyabanje, twari twasigaye tubonye yuko yari yanumiye yampaye ubutumire kuri Save the Date. Niho inkuru yacu igiye gutangirira igice cya kabiri. Uyu mwari w'umukobwa nakunze, nkamukunda igihe kirekire ntamubona, nkamukunda nifashishije iyakure. Iherezo ryari rigeze ngo umutima wanjye ubashe gutuza, ariko intimba ari yose muri njyewe. Itariki y'ubukwe nicyo kintu cyameze mu matwi yanjye ndetse no mu bwonko bwanjye cyanze kuyibagirana. Na n'ubu ndacyatekereza itariki y'ubukwe, nkumva agahinda ni kose. Kubyakira byarangoye, byantwaye imbaraga nyinshi kugira numve ko uwo mukobwa nakunze yaba agiye gushaka. Mwibuke yuko Save the Date yampaye anumira mu bukwe bwe, nta n'umunsi n'uyu n'umwe twari twarigeze duhura. Yewe nta n'ubwo yigeze ambwira ko atakinkunda, yabonye undi mukunzi. Nari naramusezeranyije yuko nasoza kwiga njye nawe tuzakurikirana iby'ubukwe tukazabana, nawe atazuyaje arabinyemerera. Ariko uko yabinyemereye ntabwo nigizemo agaciro yuko nari maze igihe kinini namubona. Ibyo byose ni ibikomere by'urukundo. Kuba nari ndi kure ye, kumubona byari bigoye. Ibi byose biri mu bintu byanteye intimba. Akazi, kumubona bigoye, byagiye bigabanya urukundo namukundaga. Gusa nibagiwe yuko aho yari yaragiye yahuye n'abandi bamuhaye urukundo rwuzuye ababona, mu gihe njyewe yari yakure twakoreshaga. Gusa nko muri iyo minsi ubwo yanyerekaga Save the Date yiwe akantumira akoresheje WhatsApp, agahinda kari kose. Inshuti yanjye magara, umuvandimwe twabanye twakuranye, niwe wambaye hafi muri ibyo bihe. Umukobwa ubwo yari ari hafi gukora ubukwe nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, yaranyihanganishije, arankomeza, ambwira yuko nzabona undi mukunzi. Ariko kwikuramo wa mukobwa ntabwo byigeze binyorohera. Nicyo kizami gikomeye narimuye nacyo. Kumwikuramo byarananiye burundu. Mbese naratagangaye, nsigaranye ibiro bibarika kubera urukundo. Urukundo rutagaragara, urukundo rukoresha iyakure rukamara igihe. Kuko nabivuze, ubanza nta cyizere rutanga. Ya nshuti yanjye yangiriye inama yuko nakomeje nazakorezamo uburwayi, izindi ndwara zitandukanye. Angira inama yo kuzamuhamagara mbere y'ubukwe bwe. Numvise ari ikizami gikomeye, numvise ari ukunsogota inkota mu gatuza. Gusa nyine si kubera ko yari inshuti yanjye, naramwumviye ndavuga ati se nkora iki? Gusa nafashe umwanzuro ndavuga ati uyu mwana w'umukobwa nakunze imyaka 3 yose ntabwo byarangira gutyo, ntabwo byarangira basi namubonye bwa nyuma, kuko yaragiye kuba umugeni, yaragiye kuva mu bukobwa. Ariko nawe naramukundaga, na n'ubu ndacyamukunda. Ngaho reka dukomeze n'inkuru yacu. Twasezeranye rero ahantu tuzahurira, turagenda turahura, tuganira byinshi, urukumbuzi ari rwose. Gusa nibagirwa yuko afite ubukwe vuba. Naricaye, amarira ari yose, agahinda ari kose, ndaturika ndarira. Nararize mubaza impamvu, kubera iki yabikoze. Ndi hano, wabikoreye iki kumbabaza gutya? Umukobwa we yari akomeye kuko yari afite icyo yari ashaka. Ntacyo byari bimubwiye, gusa icyo yari yakoze kwari ukuma umwanya we. Yarawumaye, mubwira byose, mubwira byinshi, mubwira ko mukunda, mubwira ko iyo myaka 3 yose nari ndi gushakisha ubuzima. Ndabizi mukomeje kugira amatsiko mwibaza uti se ni iki yansubije?
Niki cyakurikiyeho? Ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha, inkuru yanjye. Uzasobanukirwa byinshi yansubije kandi uzamwungukiramo amasomo menshi. Iyi nkuru yanjye ibitse inyigisho nyinshi. Ni inkuru isaba kuyumva ukayitega amatwi uko yatangiye kugeza igihe irangiye. Basi reka turangirize iki kiganiro, tuzasubukura. Ndumva imbaraga zo gukomeza kuba ari iyi nkuru ziri kunshirana.